Well, tukaba tugarutse gutya rero twigarukiye ku makuru y'imyidagaduro. Umugabo bita Bruce Melody yafashe uwo bita The Ben amukubita icyo bita igitego cy'umutwe. Ni nyuma y'uko press conference yabereye muri Car Free Zone mu mujyi wa Kigali aho bita i Nyarugenge. Witwa Bruce Melody ari we wabanje akavuga ati mu gihe kitarenze iminsi ibiri gusa ndaba mbahaye indirimbo yitwa Munyakazi, ndetse yagiye abipostinga, twagiye tubivugaho n'abandi bagiye babivugaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi mu bihe bitandukanye. That is the bombastic one. Ndetse n'ubita The Ben nawe yahise yunga muri yo Melody avuze, aravuga ati nanjye mu gihe kitarengeje iminsi 5 ndabakubita indirimbo nayo ndaje tuzayivuga ya The Ben. But for now let's talk about the Munyakazi song. Munyakazi song nyirayo yitwa Munyakazi Jose. Ibintu uyu munsi turimo byitwa Munyakazi. Wa kubita Forten TV to the top. Subscribe for the following videos, ndetse ukore kukazogera ujye ubona the notifications ziza, maze ibiganiro byacu bijye bihora biri kuri screen yawe, maze ibiganiro byacu ujye uhora ubikurikira on your screen. Let me tell you something. The Kigali is hot, the city is hot, the town is hot. Reka tugaruke kuri ibi ngibi. Umugabo bita Bruce Melody maze iminsi mutegereje indirimbo yitwa Munyakazi. Ndagusubiramo this is an artist z'indirimbo nk'uko tugenda tubibona. Munyakazi song yakozwe n'umuproducer mu buryo bw'amajwi babiri, aba producers babiri, hari witwa Roda niwe babanje kwikora, ndetse witwa Element nawe arayikora, ndetse witwa Bobo Pro on the mix mastering. Bobo Pro mixa mastering, n'ubundi he's a master in East Africa, ntabwo ari mu Rwanda gusa, ni muri East Africa, ni master. Ibyo birazwi, ndetse nta n'uwabihakana, ndetse nta n'uwagira icyo arenzaho. He is a master. Ndetse ino ndirimbo yakorewe muri 1:55 AM uko bisanzwe, ho Bruce Melody yabarizwa, uwo bita producer Roda akaba ariho abarizwa kugeza uyu munsi wa none. Element turamenya neza niba ari muri 1:55 AM still cyangwa se atarimo, but for now let's talk about Munyakazi song. Iyi ndirimbo kandi mu buryo bwa mashusho yakozwe n'uwo bita Johnny Erat, no mu video director mwiza cyane. Ngira ngo muraza kwibona amashusho, muragenda munyarukire kwa Melody nyuma y'uko ngiye maze kubabwira ino nkuru, mahita munyarukira kwa Melody abatarayibona, ndetse namwe mwayibonye. It's good, ikintu cyiza cyane, mukomeze munayisupport mu sharing n'abandi bayibone. Munyakazi mbere y'uko igitaramo cya The New Year Groove kiba mu mujyi harabanza hari icyo bita the fire, harabanza hari icyo bita fire mbere y'uko igitaramo kiba, kandi umuriro muraza kubona. Bruce asohoye iyo bita Munyakazi, harimo amagambo yagiye arasa The Ben mu buryo butandukanye. Ndaje nyikubwira ino ndirimbo musubiremo zimwe muri lyrics nakunze, sinzi kubwira zose ko hari izo nakunze. Hari ahantu Melody yagize ati sinihoma simfa n'igikona cyangwa se murera nifanira amavubi. Ni nko kuvuga ati nje ntabwo nirirwa njya mu bintu byinshi byo kwitranga, byo kujya gushaka abantu ngo bajye babapampe ngo baze ngo bamvugire gutya na gutya. Njyewe ndahari ubwanjye ndabyivugira. Agira ati ibihombo ndabihomba, but everything is alright. Ese ninde usinda kanahembwa ngo tumwite Munyakazi? Impamvu akenshi na kenshi bagiye abantu bavuga ngo Bruce Melody niwe muntu ngo wabasha kuririmba indirimbo z'ibisindisha, niwe wagira gutya. Kenshi twanamubonye akorana n'ibinyobwa birimo Bralirwa Primus especially, ndetse akorana na Amstel, akorana n'ibinyobwa byitwa za Block, zose ni inzoga zisembuye. Turabona abantu benshi cyane bakunda kubikora, usibye ko na The Ben amaze iminsi hari iyo yamamariza yitwa United Gin, n'ingwe Gin
yo na Robert Business Company. Nta kibazo kubivuga. Agira ati uwayampaye umufana menya ko bigoye kwanga Munyakazi niba ukunda gukora flexion job nawe uri Munyakazi. Singenda bisubiramo kenshi ibyo bintu ngira ngo muri kubyumva mwabyumvise. Ati biragoye kwanga Munyakazi. Ese kuko ubundi wamwanga gute? Biragoye kwanga umuntu ukora, biragoye kwanga umuntu ukora. Biragoye kwanga umuntu ukora. Of course ntabwo wafata wenda urugero igiti cyera imbuto ngo cyange gute se, ahubwo igiti kitera imbuto baragitema bakagikuraho, ariko iyo cyera imbuto still bakigumisha kubera ko gifite akamaro, gifite icyo kimariye rubanda. Ati nubabara nzagusaza jobless niba ukunda Munyakazi, nzagusaza kuko nyine n'ubundi n'ububabazwa na Munyakazi bitewe n'uko akora uzasara wowe. Cyo nakugiramo inama no kutanga Munyakazi abasabira umugisha jobless. Agira ati this is my season. Of course ari mu bihe bye ndetse kuva yaza ntabwo yigeze disappointing abanyarwanda muri rusange n'abafana be, ntabwo yaba disappointinze. ni ibintu yakoze. Niwe muhanzi wa mbere waje mu buryo kugeza amagingo n'aya maze imyaka 10 n'ingahe atari aferinga n'umunsi wa rimwe. Niwe muhanzi wabikoze hano mu Rwanda akabigeraho, niwe utarigeze afata pause. Ni gosh tuzabigarukaho. Agira ati I wonder why Rwanda ntwari. Of course n'u Rwanda agomba kuruvuga ko ari ntwari kubera yuko yukora mu gihugu kiza utera imbere nta kabuza. Hari bills nyinshi ugenda ubona kubera yuko uri mu icyo gihugu kiza, muri icyo gihugu gitanga amahirwe cy'umutekano. Of course natwe reka tuvuge ati Rwanda ntwari. Arongera agira ati nge sini nijoro kandi sinywa emoji. Of course ntabwo anywa emoji ngo umare igihe kinini muri ibi bintu. Ndetse agira ati kirazira kumbona wa peke, agendana n'abantu benshi n'ubundi. Never compare me n'utunyamaswa duto, nukunita ijanja. Yagiye bigarutse inshuro nyinshi bamubashye ati se ko ari abahanzi bafite utuzina tw'utunyamaswa utunutu. So ati nge ntabwo ndi muri abo ngabo bita utuzina tw'utunyamaswa kubera yuko nge Imana yarandemye kugira ngo tumwe muri two nge nanaturya, kuko nurye utwo dukanurye utwo duki kose niyobore. kandi ni koko nta n'impamvu yo kwita utunyamaswa. n'abasitari banini tuzi ku isi ntabwo bajya biha amazina y'utunyamaswa. ushaka ibindi ariko utunyamaswa of course umugani umuntu yaraduhawe kugira ngo ajya dutapfuna tuyobora utundi. none niba uri akanyamaswa nyine menya yuko uri hasi still ntawe nshatse kujomba umunwa. Agira ati who says I am done bro, this is my turn. Dore no kata zo kubeshya umufana. Ati rwose ndakomeza nze. Ari muri tan, ari kugaruka bro, ari kugaruka noneho mu bintu bya dance. Mbanza hari noneho ubu hagiye kwaka umuriro, hagiye kuba kubita indirimbo biraza kwa bibarenga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Agira ati amu an icon ya sindi loko sineze kujya down mora niso isoko simo cyangwa se ni isoko simo sieko indinda ibyaha family first, that's what I will die for. Buriya abantu mutanabizi benshi nuko Bruce Melody kimwe mu gitego yatsindishije abahanzi benshi yashatse akiri muto ndetse abasha kubimanaginga. Niyo mpamvu ngiye navuga ngo he's the first, ari muri bakebeza dufite muri banamba ni babandi b'imbere, kubera yuko benshi bagiye gushaka umugore cyangwa se bagiye mu by'imiryango birabananira, ariko we yarabikomeje kandi na family amugayidinga ibi bintu, kandi kubikora biba bisaba imbaraga nyinshi ziri nyuma zo gupushinga zikubwira ati genda gutyo ukore. Narikubwiye Roda the producer and Element from audio, and there is Johnny Elati kuri icyo bita directing video, hari uwo bita kandi Bobo Pro kuri the mix akubita ngo ewana
hari uwo bita hari iyo bita 155 AM Limited ariyo yakorewemo ino ndirimbo. Reka nkubwire ngo God bless, nawe ubashe kutwumva bisharinge. This is a Forten Analytics, n'izindi ndirimbo tuzajya tuzibagezaho gake gake, kandi ngira ngo twarabitangiye ubu tubirimo neza. Gipfa kuba nawe udukurikiye, nawe uri kumwe natwe. Jenny Hilo Willis.